tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ikiriho cyo nuko uyu nguyu yitwa Martin Fayulu yigeze kuba ahangana mu matora y'ubushize. Murabyibuka yari kumwe na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Moise Katumbi bahatanira umwanya wo kuba perezida mu matora y'ubushize. Nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho, wari perezida wa komisiyo y'amatora akaba yari Colonel Nanga, niba ubyibuka neza mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Uyu mugabo rero Martin Fayulu amaze kuba atangaza ko ageneye ubutumwa witwa Perezida Felix Tshisekedi, Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga. Ubutumwa yabageneye ni ubuhe? Hanyuma ikindi yasabye uyu nguyu Joseph Kabila kuva muri Goma byihuse, kuko ngo amateka ntabwo ashobora kubabarira ubugambanyi. Yabivuze mu rurimi rw'igifaransa ati l'histoire ne pardonnera pas les trahisons. Ati nsabye Joseph Kabila kuva muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Goma, dore ko yifatanyije n'abangaba bafite umugambi wo kugabamo igihugu kabiri, cyangwa se abo bagambanyi, cyangwa se n'ibindi byinshi cyane yagiye avuga. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, tubisesengure turebe akantu ko kandi. Ikindi aza kuba nkubwira nuko ihuriro ry'imiryango itari iya leta muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yatewe impungenge nyuma y'ifungwa ritavuzweho rumwe ry'uyu mujenerali witwa Pierre Banywesize, wari umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya gisirikari, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho igihe uyu nguyu Joseph Kabila yari ku butegetsi hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bakaba basaba kugira ngo uyu mugabo afungurwe, dore ko ngo afungiwe ahatazwi kugeza magingo yangaya. Ibi ngibi tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, kandi ndizera ko wamaze kuryoherwa n'ibiganiro rwose tukugezaho. Ikindi aza kuba nkubwira ni uko SADC igiye gutaha, ni icyiciro cya 8. Ubu ngubu ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 byavuzwe ko amakamyo agera kuri 15 maremare yayandi manini n'ubundi yikoreye ibikoresho nibyo bigitaha. Niba mubyibuka neza, SADC yagombaga kumarwa ukwezi kwa gatanu yarashize hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ibikoresho ndetse n'abasirikari, ariko SADC iracyacyura ibikoresho. Hanyuma bikaba binavuga ko abasirikari 18 aribo baraza kuba baherekeje bino bikoresho, abandi baracyari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ni igiki cyaba gituma SADC idashyira no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Icyo usabwa ni ugukomeza kubana nanjye. Ikindi aza kuba nkubwira ni uko uyu yitwa Alexis Kazadi yabaye umukandida mu matora ya 2023 yo guhatanira umwanya wo kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ku mwanya w'ubuperezida. Akaba ari n'umuyobozi wa ECOC. Yakiriwe i Goma uyu munsi na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa na Fredy Kaniki uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Bikaba byaratangajwe ko yinjiye mu ihuriro AFC M23 icyo gihe ari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 i Paris. Icyo usabwa rero ni ukomeza kubana nanjye. Hanyuma tugarutse no ku nkuru ziri kuvugwa hano mu Rwanda, ni ikiganiro umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yagiranye n'itangazamakuru, avuga ku icuruzwa ry'abantu ritavuzweho rumwe, cyangwa se ryakomeje guteza impagarara mu rubyiruko, cyane cyane bari bajyanywe muri Neymar bakaza kugarurwa hano mu Rwanda. Ibikorwa rero babaga bajyanywemo babaga basezeranyije ko ngo bagiye gukora akazi kandi bazahembwa amafaranga ari hagati y'amadolari 1000 n'amadolari 5 y'Amerika, ariko biza kurangira atari byo bakoze, cyangwa se atari yo mirimo bajyanywemo, dore ko bisanze bari mu bucuruzi bwa forode ndetse no gufatwa ku ngufu, ndetse no gucuruzwa, navuga ngo ni uburaya, no gucuruza imibiri yabo, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugenda bicaracara hano mu Rwanda. Ikindi aza kuba nkubwira rero, hano mu Rwanda impuguke mu bya gisirikari zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ni EAC zateraniye i Kigali mu nama igamije gutegura icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ubufatanye bw'abasivile n'ingabo muri gahunda izwi nka Civil Military Cooperation n'itsinda ryitwa Defense
expert working group. Ibi ngibi rero bikaba biri kuvugwa ko iyi nama yabereye hano i Kigali nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ibyo byose rero icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, hanyuma kabikuvira imuzi n'imuzingo. Ibi ngibi nakubwiraga ni mu mpfunyapfunyi, hanyuma rero ngusabe gutera agatebe hirya aho ngaho nanjye ntera kandi hano. Ni ufite n'agasambu kazana ugasase hano hagati yacu, twicare dusasa hano turebe ibiri kubera hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Namaze kuguha ikaze rongeye turi kumwe, wumva ni Emmanuel. Muri aka kanya rero nk'ibikomeza kugenda biri kuvugwa rero, ikiriho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kuba ibindi, ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ni nyuma y'uruzinduko cyangwa se nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, uyu mugabo Joseph Kabila yageze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 25 bishira kwa 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025, ubwo ihuriro AFCM 23 twabyukaga mu gitondo tukumva ngo Joseph Kabila yageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma, yakiriwe n'ihuriro AFCM 23. Icyo gihe murabyibuka, twabivuzeho tubiganiraho tubisubiramo. Amaze iminsi rero ari kubonana n'abayobozi bagiye batandukanye, nk'ubwo ngubwo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 yagiye gusura ikigo cy'imyitozo cya Rumangabo cya M23 nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa. Ni muri teritwari ya Rucuru. Ahangaha niho M23 isyariza izi ngabo cyangwa se intare za Sarambwe, yaba ari abasivile bashaka kwinjira muri M23 mu gisirikare cya M23 cyangwa se ARC, yaba ari abavuye mu mitwe yindi yitwaje intwaro nk'iyo FDLR wa Zarendo Mayimayi bashaka kujya mu gisirikare cya ARC, yewe n'abaturutse mu gisirikare cya leta FARDC bashaka kwinjira muri ARC, bose batyarizwa hehe? Batyarizwa hariya mu kigo cy'imyitozo cya M23 cya Rumangabo. Uyu mugabo rero akaba yarabasuye, hanyuma agiye kureba aho imyiteguro igeze yo gufata Uvira, agiye kureba uburyo babayeho ndetse n'ibindi byose byaba bijyanye navuga ngo ni iby'ibanze bikenewe kuri bo. Mbese ni rwo ruzinduko cyangwa se nibo bantu yahuye nabo bwa mbere akigera hariya i Goma. Bivuze ngo agatima kari hehe? Kari hariya kuri abo ngabo rwose bari guhabwa imyitozo ya gisirikari, yewe n'abapolisi, kuko M23 yatangiye kugenda ishira abapolisi hanze bagenda barinda umutekano mu gufatanya n'igisirikari ARC cya M23. Ibi ngibi byagiye bikomeza kugenda bitangazwa bivugwa cyane. Uyu mugabo rero ku itariki ya 29 yahuye n'abahagarariye amadini n'amatorero, twabivuzeho. Ku itariki ya 30 ahura n'abayobozi gakondo, twabivuzeho, igoma hariya rwose. Hanyuma ku itariki ya 31 yahuye n'intiti za kaminuza n'abarimu cyangwa se n'abayobozi ba kaminuza, arongera ahura n'itsinda ry'abagore bahagarariye abandi. Ibyo twabivuzeho, twabiganiraho mu biganiro byacu byatambutse. Niba uba ushidikanya, ujye usubira inyuma ujye kumva ibiganiro twakoze, bizarushaho kukugendekera neza kugira ngo ubashe gukora icyo twita cohesion. Kuko utabashe kumenya ngo mbese inkuru ya mbere yavugaga iki cyangwa se byari bimeze bite, ntabwo wamenya ngo tugeze aha cyangwa se turi kwerekeza hehe. Wenda ngiye nuko nyancisha mugasanga wenda mvuze ni mu minsi yashize uko byari bimeze, kugira ngo tubashe kugenda neza cyangwa se tubashe kumva aho ibintu biri kuvana aho biri kwerekeza. Uyu munsi rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 byari biteganyijwe ko Joseph Kabila agira uruzinduko muri Tanzania, aho agomba guhura n'uyu nguyu wahoze ari perezida wa Tanzania ni Jakaya Kikwete. Twabigarutseho nabyo twabivuzeho, gusa inkuru ntabwo zirajya hanze zivuga ko yamaze kwerekeza hariya muri Tanzania, ariko byari biteganyijwe cyangwa se kuri gahunda ze nuko nguko byari bimeze, niko twabibonye cyangwa se niko byatugezeho. Bivuga ko uyu munsi yagakwiye kuba ari kuganira n'uyu mugabo Jakaya Kikwete. Hanyuma rero, niba ukunda gukurikirana ibiganiro byacu, mu minsi yashize twigeze tukubwira ko uyu mugabo kuva yagera hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo yavugaga imbwirwaruhame ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025, nyuma aho nyine bikaza gutangazwa ko yageze ku butaka bwa Goma, induru zaravuze. Ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukiryama.
navuga ngo ba Patrick Muyaya ntabwo bakiryama, aba ba Julien Paruku nk'uko bagiye babita ntabwo bakiryama. Yewe Felix Tshisekedi we ni ibindi bindi. Umutima ni ukurara uri guterera hejuru, ni ukurara uri gusahagurika. Ati ndaryama nimbyuka ndasanga bakimfatanye. Ati ndaryama nimbyuka ndasanga perezidansi bamaze kuyigota cyangwa se bafashe n'ibindi bice nka radiyo cyangwa se n'iki. Ibyo byose rero bigatuma hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo amahoro aho kugira ngo agaruke, abantu ubwo bari kuvuga ko Joseph Kabila yaje guteza imidugararo cyangwa se impagarara. Ni mu gihe we abo amaze guhura nabo bavuga ko nta kindi kimuraje inshinga, we nabo yamaze guhura nabo bamaze gushyira ahagaragara ko bashaka amahoro, bari guharanira amahoro, bari guharanira ubumwe bw'abanyekongo. Ati by'intambara no, ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho. Icyo dushaka amahoro, icyo dushaka ibiganiro. Ariko noneho Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, yigeze kuvuga ngo twebwe nta biganiro tugishaka, ntabwo tugishaka kwicarana na perezida Felix Tshisekedi. Twaramusabye tugezeho turananirwa, yewe kugezana n'iyi saha twebwe icyo tugomba gukora tugomba kugikora nkatwe, ntabwo tugomba kugikora nkawe cyangwa se wenda mu itegeko rye. Ati no. Kugeza uyu munsi rero nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, Martin Fayulu yamaze kuba asaba abayobozi batatu navuga ngo bakomeye, cyangwa se yabahaye ubutumwa. Ati ibyo ngibyo murimo byo kuvuga ko igihugu mushaka kugicamo kabiri, kukibarikaniza, gukora icyo twita barikanizasiyo, ni nko gufata igihugu bakakigabamo kabiri. Kwa kundi mwumvise M23 bavuga ko bashaka state yabo, niko navuga, reka nyite state ya Kivu. Ubwo hakaba harimo Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Nibyo twakwita barikanizasiyo. Noneho ubwo na Kongo nayo cyangwa se Kinshasa ikaba iri hariya, ariko noneho kano gace nkubwiye ka Kivu kakagira abayobozi n'igisirikare cyabo n'igipolisi cya, mbese bakicungira umutekano. Ibi ngibi rero kugeza ubu ngubu nibyo byananiranye, na n'iyi saha nibyo byananiranye, yewe kumvikana nibyo byananiranye. Perezida Felix Tshisekedi ntashaka ko icyo gihugu bagicamo kabiri, byaranze. Yewe ntashaka no gufata izi ngabo za M23 ngo azishyire mu ngabo za leta, byaranze. Hanyuma kugeza amagingo yangaya ati nimugende musubire iyo mwavuye, mugende musubire mu Rwanda. Ibi bintu rero bikaba bikomeje kugenda bibindi. Uyu rero Martin Fayulu rero nkuko nabibabwiye yigeze kuba hatana amatora, bikaba binavugwa ko ari nawe watsinze amatora y'ubushize, kuko byagiye bikomeza kugenda bigoroka cyangwa se bitangazwa, kuko bavuga ko yari yatsinze kurusha perezida Felix Tshisekedi. Ntabwo nibuka, ariko ndibuka ko yari yagize amanota amajwi 38, hanyuma uyu mugabo perezida Felix Tshisekedi wakagira 38, ariko baza kubihindura. Perezida Felix Tshisekedi aba ugira 38, uyu mugabo agira 38, hanyuma bavuga ko perezida Felix Tshisekedi ari watsinze amatora, ariko byaturutse kuko bamwibiye amajwi. Bikaba rero bishyirwa ku mutwe wa Colonel Nanga. Colonel Nanga rero ni wari ushinzwe komisiyo y'amatora. Nyuma rero yaho ibyo baje kuba baganiraho cyangwa se wenda babaza uyu mugabo Colonel Nanga, kuko bagiye bakunda kuvuga ko ngo perezida Felix Tshisekedi ngo yibiwe amajwi cyangwa se ntiyatsinze amatora. None baravuga bati reka tugende tubaze uyu nguyu perezida wa komisiyo y'amatora, niwe uzi byose, niwe uratubwira ibyo ari byo byabereye hariya. We yaravuze ngo yaba ari imiryango yindi itegamiye kuri leta, yaba arizo za MONUSCO, yaba ari igisirikare cya leta, yaba ari n'abandi yagiye avuga. Ati abo bose bagize uruhare mu kwibira amajwi perezida Felix Tshisekedi, ntabwo ari njyewe wabikoze. Kugeza ubu ngubu rero iyo ugiye kureba uyu mugabo perezida Felix Tshisekedi
yahawe ubutegetsi na perezida Joseph Kabila ku neza nk'uko abivuze mu mbwirwaruhame yo kuwa 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, bagira ibyo bumvikana. Uyu nguyu perezida Felix Tshisekedi abirengaho, arangije urumva nyine icyo wafashe ntukarekure. Niba yamubwiye ati uzategeka manda imwe hanyuma indi izakurikiraho ni njyewe uzayitegeka, birangiza Felix Tshisekedi avuze ati uzabaririze wanda ntago narikora, ati sinzongera kugifata ryari. Dore ko we nta n'igisirikari yigirira. Igisirikari cyose cyubatswe n'uyu ngo Joseph Kabila. Joseph Kabila rero urumva ko yamuhaye byose, amuha ubutegetsi, amuha n'igisirikari. Uyu mugabo arangije rababera ibamba. Kugeza saa izi ngizi Martin Fayulu yavuze ati ndasaba Joseph Kabila kuva igoma byihuse, akava muri abo ngabo yihuje nabo bafite umugambi mubi wo gucamo igihugu kabiri cyangwa se kugabamo igihugu kabiri. Ntabwo ari byo bizakemura amakimbirane cyangwa se ntabwo ari byo bizakemura ibibazo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Niba mubizi cyangwa se niba mubyibuka, uyu mugabo Joseph Kabila nawe hakaba hari uburyo afatwa kuri M23 kuko igihe yari ku butegetsi muri za 2012 na 2013 ubwo ingabo ze zifatanyije na FIB zigeze gukubita M23 zikayishwiragiza bakajya mu birunga, ariho izina ry'intare za Sarambwe ryaturutse, ndetse abandi bagahungira mu bihugu by'abaturanyi. Na n'ubu ngubu bamwe baracyari mu buhungiro. Harimo ba General Laurent Nkunda, harimo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, bose bahunze. Harimo abagiye bakomeza babonye ubuhunzi, bakomeza amashuri bariyigira, cyangwa se babona akazi hanze bariyigisha mu bindi bihugu byo hanze, yunge nk'iyo muri Canada, muri Amerika, cyangwa se yo muri Kenya, wenda mu Burundi n'ahandi henshi cyane hagiye atandukanye, na hano mu Rwanda. Ngira ngo ibi ngibi byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Uyu rero Martin Fayulu yavuze ko yifuza kubonana na perezida Felix Tshisekedi, atariko ntabwo nje kuguha faveri y'ibibazo urimo by'intambara uhanganyemo na M23. Oya, ngewe nzaba nje kugira ngo tugirane ibiganiro. Navuga ngo yabyise discussion directe, ibiganiro byihuse cyangwa se ibiganiro biri aho ngaho kugira icyo baganiraho. Nk'umuntu navuga nawe w'inararibonye muri politike, ushobora kuba areba ibintu akavuga ati ibintu biri kuva habiri kwerekeza aha ngaha gutya na gutya. Yifuje rero ko bazahura bakaganira, yabimenyesheje perezida Felix Tshisekedi. Ubwo turategereje igihe azaba yagiyeyo, nabyo tuzabikurikirana tumenye ngo baganiriye ibi. Ariko urumva nta kindi kibazo kizakimujyanyeyo, ni kuvuga ngo arashaka kuganira na perezida Felix Tshisekedi kuri iyi ntambara ahanganyemo na M23. Hanyuma asaba Joseph Kabila kuba yava igoma byihuse, ko l'histoire ne pardonnera pas les trahisons. Ati amateka ntabwo ashobora kubabarira ubugambanyi. Iri jambo rifite icyo rishatse kuvuga, iri jambo rifite byinshi rishaka kuvuga. Ubwo yahamagaraga uyu nguyu Joseph Kabila, iri jambo rifite icyo rishaka kuvuga, rihishe byinshi, ririmo byinshi. Hanyuma rero ibintu bikaba bikomeje kugenda biba ibindi, ariko navuga ngo reka dutegereze tuyebe ibintu biri kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu bita za Kamanyora. Intwaro karundura ziremereye za M23 zaragiye zituriza hehe aho za Kamanyora, zigiye gutanga icyo twita ramfort ku ngabo za M23 zigiye kurwana na coalition ya FARDC mu Misiri imbere kugira ngo bakuremo Uvira. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarasabwe gukura ingabo ze hariya muri Kongo zikajya mu Burundi hakiri kare. Bitaba ibyo ngibyo azajya kureba agasanga intambara irahindukiye, niwe hindukiriye, agasanga M23 iri kubacucumira hariya mu Burundi. Bamusabye kenshi, uyu nguyu Museveni yarabimubwiye, nubwo bwose yabicishije, ni nararibonye birumvikana, yabicishije mu ntambara yahanganishije perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda kuri leta yabanje iyi ngiyi turimo, ndetse mu ntambara yarahanganyemo n'iyi ngiyi RPA cyangwa se
twavuga ngo ni RDF kuri ubu ngubu yari ije kubohora igihugu. Ati icyo gihe Mobutu Sese Seko yaje kwitambika yohereza ingabo ze hano mu Rwanda, nuko ntibuka wari uzihagarariye ariko arahari, hanyuma ngo zije guha ramforo abasirikare ba Habyarimana cyangwa se X-FAR yego, kugira ngo birukane izi ngabo za RPA. Ariko ntabwo byamuhiriye, barabakubise ingabo za RPA, zarabakubise zirangije zirabashwiragiza, barirukanka baragenda bagera muri Kongo. Yewe no muri Kongo babasanga bakubita, baragenda, bamwe barahunga barirukanka, abandi ubwo nyine abatarapfe babaye ibimugani uko ni abo bandi wumva tuvuga abo ba FDLR nizo za Mayimayi n'abande n'abanyaturana bari n'aba sinzi n'ibindi bari zafoka, sinzi ukuntu njya mbyumva, ni ibintu byinshi cyane birebire cyane utamenya, ngo FDLR foka, ngo FDLR Mayimayi Wazari, ni byinshi cyane ntiwamenya ibyo, nta nubwo bacaka no kubimenya. Abo rero ngo bafite umugambi rero ngo kuzaza ngo gutera u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Bagiye bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda muri za Kinigi, iyo ngiyo za Rusizi murabyibuka, hano i Goma ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, bigeze gutera ibisaso hano i Rubavu, abantu bapfuye ngira ngo murabyibuka ni benshi, bagera ku barenga 14, ni byinshi cyane byagiye bibaho. Abangaba rero bakaba bari bafite umugambi, Perezida Evariste Ndayishimiye, hanyuma Ababiligi, hanyuma niyo koalisiyo ya FARDC n'abandi bose basigaye na FDLR na Foka na Mayimayi na Wazalendo bose na FARDC bose, ngo bagakubita M23 bakayigiza, bamara kuyigizayo bafatanyije na Sadeke, bakaza bari kuza hehe, bakaza bari kuza hano mu Rwanda bakuraho ubutegetsi bwa Kagame. Uyu ngo Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, nawe ari mu manza abira, ubu navuga ngo bari kumukoza ipasi ishyushye ku kibuno biturutse ku mafaranga yanyereje miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Yagombaga kubaka intara, yagombaga kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Copo. Uyu mugabo akaba yarayanyereje kugeza magingo anga, navuga ngo ntabwo ari kuryama, ntabwo ari gusinzira. Ni nyuma y'uko yari amaze iminsi yibasiriye uyu nguyu Joseph Kabila, avuga ngo Sena ni mwambura ubudahangarwa, ngo ni umugambanyi w'igihugu, ngo yashyigikiye imitwe yitwaje intwaro no kuyishinga n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, ngo namara kwamburwa ubudahangarwa na Sena hanyuma ngo azakurikiranwe n'ubutabera, urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None Joseph Kabila arigaramiye, ahubwo niwe noneho uri gukurikiranwa n'urukiko azira ayo mafaranga yanyereje. Kugeza ubu ngubu bikaba bivuga ko uyu mugabo yamaze kwamburwa ubudahangarwa ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, agiye gukurikiranwa akaryozwa ibyo yakoze. Urucira mu kaso rugatwara nyoko. Umuntu uri ku butegetsi ntabwo yakavuze bwose, cyangwa se ntabwo yakikoza ibyo abonye byose, kuko ntabwo abazi ikimisi hatse. Uyu mugabo yakunze kwibasira Joseph Kabila cyane. Constantin Mutamba yakunze kwibasira u Rwanda, avuga ko ngo bagiye kurwana ngo bakarugira ngo intara ya 27 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwose ngo rukaba intara ya 27 kuri Kongo. Yavuze ko Colonel Nanga agomba gukatirwa urupfu. Yavuze ko ba Bertrand Bisimwa, ba Lieutenant Colonel Wiringoma, ba General Sultani Makenga, abo bose bakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo igihano cy'urupfu. Murabibuka babandi bamaze iminsi bishwe, barashwe, bakoze ibyaha by'intambara, bagiye nijoro, baragenda babamba hariya ku biti, barapasura. Ibyo ngibyo murabyibuka. Ibyo mvuga ni ibyabayeho, ntabwo mba naje kugira ngo nsesereze, bagira ngo twibukiranye. Ariko ikiriho kugeza magingo aya ngaya, uyu mugabo ibyo yakoze byose navuga ngo biri kumugaruka. Ubu ngubu niwe noneho uri gukozwa ipasi ishushe ku kibuno. Yicariye ipasi ishushe y'amafaranga miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Ni mu mushinga wagomba gutwara miliyoni 29 z'amadolari y'Amerika kuba akagereza Kisangani mu ntara ya Copo, mu buryo bwo kugabanya cyangwa se nk'igisubizo cyo kugabanya ubucucike bw'imfungwa hariya muri Kongo.
ni nyuma y'uko bivugwa ko imfungwa za M23 zigera kuri 700 binangiye kuzifungura, babayeho nabi, bari gupfa, indwara za macinya n'izindi ndwara n'umwanda n'iki, uko barara no kutarya bihagije n'iki, uko gufungwa nibyo biri kubica. Igihano cy'urupfu cyangwa se uko kuraraho nabi cyangwa ubwo buzima bubabayeho nibyo biri kubica. M23 barakari 700, ariko uzajya kureba usanga nk'ijana ryose ryarapfuye cyangwa 50 bose barapfuye. Bazize ikibazo ubuzima bubi, bazira iki, bazira ubusa, ngo ni imfungwa z'intambara za M23, ngo bijanditse mu bikorwa by'intambara, ngo barwanira cyangwa se bavugira M23. M23 ikavuga iti ntabwo dushobora kwicara aba bantu badafunguwe, niyo mwaza niki ntabwo tuzicara abantu badafunguwe. Perezida Felix Tshisekedi yaranangiye ati ntabwo nzafungura. Yigeze kujije cyako zafungura abagera kuri 5, harimo na muramukazi wa Colonel Nanga. Nuko ibyo ngibyo birangije, ni muri cyagiye muri la misi yashize ubwo hari ibiganiro duha muri Qatar, byari bimaze imisi biri kubera mu muhezo, bisa n'ibicogoyemo gake yabashije, navuga ngo ni nkawe gabanyije umusonga, ariko no baramaze ati nese abandi bari hehe, ararucara rumira kugeza na size ngizi. Ngaho nawe unyumvire ayo mafaranga uyu mugabo yanyereje, ariko bikavuga ko ari kadiru cyangwa se abiziranye na Perezida Felix Tshisekedi mu buryo gukomeza kujijisha, bakomeza kugenda bacenga abaturage, cyangwa se bavuga bati wenda nk'igihe bazaba baje kwakorera audit bakabaza bati amafaranga yagomba kubakagereza Kisangani ari hehe, bakaba bavuga bati twigeze kuba tubabwira ko amafaranga bayibye cyangwa bayohereje kuri konti itariyo. Urumva nicyo kintu bakwireguza, nta kindi bakwireguza. Ariko ibi byose navuga ngo ni amatakirangoye, ibi byose nta kigenda, ntacyo bizabagezaho. None ko yamaze kwambuka ubudahangarwa kari kuyabazwa, ubu ngubu wenda niyo yava ku butegetsi azavaho afite icyashya. Ibintu ntabwo byoroshye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe hari umugabo witwa Nkurukirenge Derife, ni Lieutenant General Nkurukirenge Derife, wigeze gutorokana n'amafaranga n'umushahara w'abasirikari ba brigade ya 11 yari iri gukorera muri Uvira. Umugabo aragenda arayazana ngo agiye kubahemba, arangije aca hari igendera, igisirikare akivamo natwo dufaranga natwo aradutorokana arigendera. Bikaba binavuga ko Nicolas Kazadi ufunzwe, wabaye minisitiri w'imari hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza zingize no warafunzwe azira ko ngo yavuze ngo Perezida Felix Tshisekedi yanyereje amafaranga ayajyana mu bikorwa by'intambara. Niba mbyibuka neza icyo gihe bavugaga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo ngo yagiye ngo ajyana mu bikorwa by'intambara. Niba mubizi neza murabyibuka ko yagiye aha izo za Wazalendo, yagiye aha baraba basirikari b'u Burundi, murabyibuka mu masezerano yari afitanye n'abarundi. Murabyibuka ubwo Teresa Kakwambagina yageraga hariya mu Burundi, ajyaniye ubwo butumwa nyine Perezida Evariste Ndayishimiye, mugenzi we yaramuhaye we Perezida Felix Tshisekedi. Ngira ngo murabyibuka ibyo byose. Rero nyuma byaje kuvunduka, bavuga ko ayo mafaranga uyu mugabo yayafasha akayanyereza akajyana mu bikorwa by'intambara, aho kwibakisha igihugu cyangwa se wenda kubakamo ibitaro cyangwa se umuhanda cyangwa se wenda n'ibindi bikorwa remezo cyangwa se amashanyarazi, mbese ni byinshi. Ati arangije ayijyanira hehe? Ayijyana mu bikorwa by'intambara ngo ari kurwana. Uyu nguyu rero Colonel Nanga akunze kubigoroka akavuga ati twebwe, na n'iyi saha ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru n'umunyamakuru Nafar, Mario Nafar, yavuze ati twebwe uyu mugabo ntabwo tumushakira rimwe, uyu mugabo dushaka kumukuraho, twaramurambiwe, ni igisambo kuko yagiye anyereza umutungo wa leta, ni igisambo kuko yashatse kwikubira ubutegetsi. Ni byinshi cyane yavuze, yabigarutseho byinshi cyane. Ati rero ntabwo tukimushaka, ntabwo tugishaka ko atubera perezida, twaramuhaze, tugomba kumukuraho rero kibi na cyiza. Urumva rero Joseph Kabila rero nawe niba yaraje akaza mu bantu bafite iyo ntumbero, uko byagenda kose nawe ni uguhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Niyo mpamvu Perezida Felix Tshisekedi ataryama. Uyu mugabo rero nakaba yaje gufungwa, ngo akaba yarayoboye abasirikare mu gisirikare cya Joseph Kabila, yaje kubafungwa kandi ngafungirwa ahantu hatazwi. Yitwa General Pierre Banywezize. Uyu mugabo biravugwa ko rwose
abantu bari guhamagara bari benshi, imiryango itegamiye kuri leta n'abandi benshi cyane bahagurutse, bose bari kuvuga bati uyu mugabo nafungurwe, ntacyo azira, yabaye imfungwa mbese y'intambara niko navuga, ariko arimo arazira ubusa cyangwa se arimo arazira ubutegetsi bwa perezida Joseph Kabila. Ibi ngibi rero abantu rero bakaba bari kuvuga bati ni ibiki, byagenze bite, nafungurwe. Ibintu bikomeje kuba bibi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi naje kuba nkubwira, nakubwiye ko uyu munsi hariya i Goma ihuriro AFC M23 bakiriye uyu nguyu ni Alexis Kazadi niba mubyibuka neza, ni umudiaspora. Byigeze kuba bitangazwa ko uyu mugabo yinjiye mu ihuriro AFC M23. Icyo gihe twarabivuze, turabivuga, hari hamaze iminsi n'ubundi hari kwinjiramo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye nabo baba diaspora. Abangaba bikaba byaravugwaga ko baje gutanga umusada ku ihuriro AFC M23, nubwo bwose atari abasirikari ariko bafite amafaranga cyangwa se n'abapolitisiye. Bivuze ngo ihuriro AFC M23 bakagira icyo twita imbaraga cyangwa se diplomasi yabo ikaba igenda ikura. Yewe ni ugiye kureba usanga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva Joseph Kabila yagera hari i Goma, ikintu kijyanye na diplomasi bien organisé, gihagaze neza kuko abahura nabo bose n'abantu basobanutse. Nakubwira ngo mu minsi iri imbere ibi nibimara kubaho birangiye, ikizakurikiraho hazakurikiraho intambara y'amasasu kandi itoroshye, kuko impande zombi zimaze iminsi ziri kwitegura. Hanyuma rero uyu mugabo Alexis Kazadi byari byatangajwe ko hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 yinjiye mu ihuriro AFC M23. Hariya i Paris niho yari aherereye. Uyu munsi rero nibwo bwa mbere yakiriwe hariya i Goma n'abayobozi barimo Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa, ngira ngo muramuzi, perezida wa M23, ndetse n'uyu nguyu witwa Freddy Kaniki, nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa cyangwa se nkuko byagarutsweho. Ibi ngibi ntabwo ndirwo njya kubivugaho byinshi cyane, ni imbaraga ziza ziyongera, ziza zerekana ko ihuriro AFC M23 rwose bahagaze neza, kandi mu minsi iri imbere ibintu bizaba ari munange cyangwa se icyo bashaka bazakigeraho kandi bidatinze. Ikindi ndaza kubwira aho turataza gutegereza uyu mugabo Martin Fayulu, twumve ibyo azavuga, twumve ibyo azagana na Perezida Felix Tshisekedi. Yavuze ati ntabwo ari faveri nje kugwa ku ntambaro uhanganyemo na 23, kareka tuzabanje kugira ngo tugane, tugira n'ibiganiro byihuse, turebe icyo twakora cyangwa se nkugira inama y'icyo wakora. Utazagira ngo nje kuguha umusada ngo nje kurwana, yabivuze tereka. Hanyuma rero ni mu gihe dutegereje n'uyu nguyu Moise Katumbi, nawe murabibuka bigeze ko abahangana mu matora ari abo ngabo batatu, Moise Katumbi, Martin Fayulu ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Ngayo nguko. Hanyuma rero ikindi nakubwira mu nkuru zi gucaracara hano mu bitangazamakuru, iyo nkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wenda tuyivuyeho gato ariko tutarayivaho, none twasimbukira kuri iyi ngiyi, ni SADC irimo gutaha rwose icyiciro cya 8. Kirataha kuri wa 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Mwabantu mwe SADC ntabwo byoroshye. Bikaba bivugwa ko ari abasirikare 18 bonyine bari buze kwa bataha baherekeje ibyo bikoresho. Hanyuma amakamyo yayandi manini, ariko manini tari bwa bundi butoye, yandi manini bya rukururana birebire, biraba ari 15 bihetse n'ubundi ibikoresho. Undebere nawe ibikoresho aho byatahiye. Ibikoresho SADC iracyataha n'ibikoresho.
nakubwira ngo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibintu ntabwo byoroshye. SADC yari ifite amasezerano y'uko igomba kumara kuno kwezi kwa gatanu hano ku butaka bwa Kongo yamaze gushirayo, bose bamaze kuvayo ndetse n'ibikoresho, ariko siko bimeze. SADC n'ubundi ngiyo irimo gutaha icyiciro cya 8. Ntabwo ibintu byoroshye, kandi bagomba kunyura hano mu Rwanda baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda, kandi bagomba kunyura hano mu Rwanda nta ntwaro bafite keretse izo ngizo baba bapakiye mu modoka bataha. Ibi ngibi rero bikakwereka ko u Rwanda nta mikino rufite. Ibi ngibi bikakwereka ko u Rwanda rwakoze ibishoboka byose rukarinda abaturage cyangwa se ubusugire bw'igihugu. Yewe ibyo kuvuga ngo uraza kurujagata uko wiboneye, no. Niba noneho bari banagize gutya bakabaha n'inzira, nta mpamvu yo kuvuga ngo baraza ngo batwaye intwaro cyangwa se ngo bagize bati. Hari n'igihe bagomba kugera hano mu Rwanda, ahubwo ugasanga none intambara ibereye hano mu Rwanda, ugasanga bararashe bamaze abaturage. Kubera iki? Kubera umujinya. Ariko ibi byose u Rwanda ubutasi bw'u Rwanda bwari bwamaze kubitahura byose. SADC rero ikaba iri gutahana icyiciro cya 8. Hanyuma turaza gukomeza kugenda tubikurikirana nitubona amajwi n'amashusho y'abo bataha. Ngira ngo murabizi ko kuva kera ntabwo byemewe ko SADC irimo gutaha hagomba gufatwa amajwi n'amashusho. Ariko hari abagira gutya bakiba, bakagenda bakajya kugira gute, bakajya gufata amajwi n'amashusho bibereye ahantu quelque part, gasanga rwose abishize hanze. Ariko nta kundi, ibyo ngibyo nta nicyo biba bitwaye. Ni uko babisabye kandi byubahirijwe izo kondisiyo bashizeho. Ariko n'ubundi nta cyabujije ko barimo gutaha baratsinzwe cyangwa se bari gutaha bububa. Ubu n'ubundi uko byagenda kose barataha nijoro. Hanyuma rero nihagira kandi gashya kabaho mu gutaha kwa SADC nako turaza kuba tukabagezaho. Ikiriho nuko SADC yagiye igaragaza kenshi cyane ko ifite ikimwaro. Rimwe na rimwe muranabyibuka ko byigeze kuba bivugwa ko ngo bari bafite ngo ibikoresho bya monima bijyanye n'imihango ya gipagani barabifatanywe, ngo bari barahawe na Wazalendo cyangwa se by'imyuka mibi, ngo kugira ngo bibafashe ngo gutsinda ngo intambara hariya muri Kongo. Ariko navuga ngo ibyo bari bibwiye cyangwa se ibyo bari bapanze ntabwo ariko byabagendekeye, byaje kubarangirana gutyo nyine. Hanyuma ibyo bintu byabo nabo biza kurangira ntacyo bibafashije, baratsindwa. Hanyuma rero ubutegetsi bwa M23, perezida wa M23 ni Bertrand Bisimwa, akaba yarasabye perezida Evariste Ndayishimiye gukura ingabo ze hano ku butaka bwa Kongo agataha nk'uko SADC irimo gutaha. Akaba yarabigiriwemo inama n'uyu nguyu Museveni muri ya nama yari imaze iminsi iri guteranira hariya muri Uganda. Uyu mugabo rero akaba yarakomeje kugenda yinangira. Nigeze kuba mbona akantu k'amajwi n'amashusho ari kuvuga ko ngo mu mwaka w'1998 ngo yigeze gukubitwa inkoni, ngo nabwo ari kuzira ubusa, bamubeshyeye ko ngo yagambaniye cyangwa se hari amakosa yari yakoze nyine mu gisirikare, ngo barabukubita. Hanyuma rero nawe yabyivugiraga avuga ati nigeze gukubitwa inkoni ntabwo nzabyibagirwa. Hari umuntu rero waje kuba avuga ati izo nkoni rero wakubiswe, ati ubu ngubu ugiye kuzikubitwa kabiri mu gihe waba udakuye ingabo zawe hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Niwe wabyivugiraga avuga ati nakubiswe inkoni. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, baravuga bati okay, niba warazikubiswe rero izo wakubiswe kiriya gihe, ubu ngubu M23 igiye kuzikwibutsa noneho igihe waba udakuye ingabo zawe hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Cyura ingabo zawe nk'uko SADC irimo gutaha. Ariko ntabwo yavayo kubera ko n'ubundi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 yari yagiye hariya Kinshasa yakirwa ku kibuga cy'indege cya Njiri n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC.
nyuma yaho yaje kubonana rero na perezida Felix Tshisekedi, barongera basubukura amasezerano nyine bafitanye yo kumwemerera gucukura ibyo birombe, yewe no kumuha amafaranga, yewe nawe akohereza ingabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva 2023 kugeza uyu munsi bikaba bivugwa ko amaze kohereza ingabo zirenga ibihumbi 10, ariko ngo ibihumbi 6,500 bamaze kugwayo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ngo akaba yaragiye abemerera amafaranga ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika, ariko ntayo babona. Ayo yose ngo akagira hehe, akigira mu bikorwa bye bwite cyangwa se akishyira ku mufuka we na Angeline Ndayishimiye, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero reka tugaruke ku nkuru za hano mu Rwanda. Uyu munsi ni ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, umuvugizi wa RIB ni Murangira Bitseri yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuga ku icuruzwa ry'abantu rikomeje kugenda ryiyongera umunsi ku munsi, cyangwa se bifata indi ntera, cyane cyane urubyiruko. Avuga ko babaza kubafata babemereye akazi, hanyuma ako kazi babemereye ndetse n'umushahara bagerayo bagasanga sibyo. Hari uwo nigeze kumva arimo atabaza u Rwanda cyangwa se atabaza RIB, ati nyaboneka muturwaneho, turapfuye turashize, baranshimuse, banjyanye nzi ko ngiye gukora akazi, yari uw'igitsina gore icyo genda byibuka. Ati none ibyo banjyanyemo ni ibindi, bamaze iminsi bari kunkubita, maze iminsi ndi gufatwa ku ngufu, barambwiye ngo ningira icyo mvuga ngo bazanyica. Ati nk'ubu ngubu ndibese, nohereza iyi voice record ku nshuti yanjye kugira ngo ikwirakwize, hanyuma bigere ku buyobozi bw'u Rwanda, nanjye nahise nyisiba, nimero yanjye niyo, nuko arangiza akuraho telefone. Nibyo ari gutabaza iyo mu mahanga. RIB rero ikavuga ko yakoze ibishoboka byose mu mwaka wa 2024 kugeza 2025, za Nyakanga yagaruje abantu bagera ku 105. Hanyuma 2019 na 2024 muri za Werurwe yagaruje cyangwa se abantu bagarutse ni 57. Uwo mugambi waburijwemo kugira ngo bakomeze bajyanwe iyo ngiyo iyo bari bajyanywe. Hanyuma nk'uko abivuga, aravuga ati mu bikorwa baba babajyanyemo biri mu bice bitatu. Baraza bakabafata bakababwira ko bagiye kubaha umushahara, bagiye kubaha akazi, ariko bageraho bagasanga ibyo babasezeranyije sibyo. Ayo mayeri rero akomeza kugenda akorwa. Ibi ngibi byatumye RIB nayo ihaguruka, hanyuma yita kuri abo bantu cyangwa se ikurikirana abo bantu. Avuga ko ngo babeshwe akazi keza, ariko ngo iyo bagezeyo basanga ari akazi k'uburetwa, bagasanga babashe mu kazi navuga ngo ni ubusambanyi, bagasanga bagiye gucuruzwa ingingo zabo, nyine bakabakuramo ingingo bakazicuruza. Bashobora kumufata wenda ugasanga baramubaza bamukuyemo nk'iyo mpyiko bakayigurisha. Bashobora kumufata bakamukuramo wenda n'ikindi gice runaka cy'umubiri bakakigurisha. Yagiye azi ko agiye guhabwa akazi, ariko agezeyo asanga siko bimeze. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 hagaruwe abanyarwanda bagera ku 10 bavuye mu gihugu cya Neymar. Abo ngabo ngo bari bashutswe bababwira ko bagiye kujya mu kazi, ariko bageze basanga ni imirimo y'agahato, harimo n'ibikorwa byo gucuruza za forode n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Urumva umuntu yagiye azi ko agiye mu kazi, ariko agezeyo ni akazi k'agahato yewe katanazwi. Noneho ikindi no gucuruza forode, bakafata bakavuga bati mugiye gucuruza ibi ngibi, mugiye gufata iyi mari muyijyane hariya. Ubwo nyine nawe uri kumva no gukiza amagara yawe, bagufata bakwica. Urumva ibyo forode ngira ngo namwe murabizi. Ibi rero byagiye bikomeza kugenda bikomeza gusakuza, bikomeza guteza impagarara, bikomeza kugenda bihungabanya umutekano wa bamwe, navuga nk'umutekano w'u Rwanda. Ibi ngiro bikaba byaratumye RIB itegura iki kiganiro cyo kuba
ishobora kuba yabwira abantu cyangwa se yababura iti nyaboneka mwitonde mwigengesere ibi bikorwa birimo byo gucuruza abantu mutazabigwamo. abariya nari nkubwiye bo muri Neymar ngo bababwiye ko bagomba guhabwa amadolari cyangwa se bagomba guhabwa umushahara hagati y'amadolari 1,000 y'Amerika ndetse n'amadolari 500 y'Amerika, ngo hanyuma ngo uko bazakomeza kugenda bakora ni nako ngo bazabongerera umushahara bakawukuba kabiri cyangwa se bakagira akantu banagaho hariya kuri amafaranga bari babemereye. Ariko siko byagenze, bagezeho basanga ni ibindi ibintu rero ntabwo byoroshye, bikaba bikomeza kugenda bibindi. Hanyuma indi nkuru iri hano mu Rwanda nuko impuguke mu bya gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango Afurika yunze ubumwe ni EAC zateraniye Kigali mu nama igamije gutegura icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ubufatanye bw'abasivile n'ingabo muri gahunda izwi nka Civil Military Cooperation ndetse n'itsinda rya Defense Export Working Group ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ubuyobozi bwa RDF bukaba buvuga ko iyi nama yahuriwemo n'impuguke mu bya gisirikari yateraniye i Kigali. Ibi rero akaba ari byiza cyane. Ibi ngibi tukaba twavuga ngo u Rwanda ruhagaze neza ku ruhando mpuzamahanga. Ejo bundi murabyuka neza twabwiraga ko ingabo za RDF ndetse na polisi bafatanyije, uyu mugaba mukuru w'ingabo za RDF zirwanira ku butaka ni General Vincent Nyakarundi, yari ari guha ibwiriza cyangwa se wenda kwifuriza urugendo rwiza abagiye mu butumwa hariya muri za Mozambique basimbuye bagenzi babo barangije ubutumwa bari barahawe. Niba mubyibuka neza bakaba bari bagaragaye bari no mu muganda bafatanyije n'abaturage. Nabo yari kubabwira ati namwe mugiye kugenda mukorera ingata muri bagenzi banyu ikinyabupfura, gukunda umurimo, kwitanga n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa se wenda kudasebya RDF, mbese igakomeza ikamamara ku ruhando mpuzamahanga mu bikorwa by'ubutabazi cyangwa se mu bikorwa byo kugarura amahoro mu duce tuba twaragiye twigarurirwa n'imitwe y'iterabwoba mu bihugu bigiye bitandukanye. Ingabo za RDF zikomeza kugenda zambikwa imidari ndetse na polisi y'u Rwanda avuga ati muramenye ntimuzadusiga icyashya. Ibi ngibi murabyibuka twabibagejejeho. Hanyuma ikindi tukaba twabwiraga ko ingabo nabwo zigera kuri 525 nazo zahawe imyitozo mu gihe kingana n'amezi 3 n'ingabo za RDF hariya muri Mozambique. Ibyo ngibyo twabibagejejeho. Muri Central Africa naho zigera kuri 438 nazo zahawe imyitozo na RDF. Icyo gihe biyerekana bari kwerekana imyitozo bahawe na RDF mu gihe kingana n'amezi 3. Hanyuma murabyibuka neza ko uyu nguyu General Vincent Nyakarundi nawe yagiye muri icyo gikorwa. Izo ngabo za Central Africa zigiye kwinjizwa mu gisirikari cya leta cyangwa se mu ngabo za leta. Niba munabyibuka neza ngira ngo uyu mugabo ari Kanje Twadera, perezida wa Central Africa, akaba arindwa n'ingabo za RDF nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka. N'abandi bari mu butumwa bwo kugarura amahoro, abasirikare ba RDF ubwo ngubwo na polisi, navuga nko muri South Sudan no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo byose bikaba byaragiye bivugwa cyangwa se tubibagezaho mu biganiro byacu byabanje byatambutse. Ni byiza cyane rero dushimire ingabo za RDF ndetse dushimire na polisi y'u Rwanda bakomeje kugenda abigaragaza kandi bagaragaza ikinyabupfura cyangwa se bagaragaza ko ari imfura. Hanyuma rero niba mubyibuka neza umugaba mukuru w'ingabo za Misiri nawe akaba ari mu ruzinduko hano mu Rwanda rw'akazi mu gihe kingana n'iminsi 3. Akaba yarageze ku cyicaro gikuru cya RDF ubwo yakirwaga n'uyu nguyu Generali Mubaraka Muganga, ubwo ni mugenzi we. Hanyuma baraganira. Urwo ruzinduko rero ruracyakomeje. Ndagushimiye. Hanyuma dukomeze no kubana mu yandi makuru cyangwa se mu bindi biba biri kugenda bicaracara hano ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma mbari kugira ngo twicare tubyegeranye tuze tubirebere hamwe, turebe ibyo ari byo, hanyuma turebe ko twagira icyo tuvanamo cyangwa se turebe ngo ese akarere kari kuvuye kari kwerekeza hehe. Hanyuma ikindi nkakubwira ngo tuzajya dukomeza kubana ndetse nagusezeranyije ko nzajya nkuzanira abantu bize ibijyanye n'intambara cyangwa se basobanukiwe iby'ikarita ya Afurika
cyangwa se akaba ari inararibonye, wenda akaba ari nk'umusirikare warwanya urugamba, akabaza kuza atuganirira atubwira ati dore twari tumeze gutya, ibintu byari bimeze gutya, niyo mpamvu intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 nayigereranya n'icyo gihe, cyangwa se wenda nafata ibingibi nkavuga ngo nkasesengura nkavuga ngo M23 niyitonde itaza kugwa mu mutego wenda wa FRDC, cyangwa se FRDC niramuka igenze gutya gutya na gutya gutya na gutya izirukana M23 mu bice yafashe, nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho cyangwa se babivuga. Ibyo ngibyo rero nkaba nabwira ngo uwo muntu cyangwa se abo bantu mu minsi iri imbere bazagenda baza, tujye dukomeza kugenda tuganira, kandi urasabwa gukora subscribe kugira ngo tujye tuganira noneho mu muryango mugari wagutse, hanyuma ubwo butumwa tuba twatanze buba bugenda bukagera kure, bizarushaho kuba byiza. Ngushimire cyane, wakoze cyane, ngewe twari kumwe na Emmanuel, Nyagasani akomeza kurinde. Bye bye.